Amahoro amahoro bwoko bw'Imana, God's people aho muherereye hirya no hino ku isi, yego duhurira kuri murongo wa Irera TV1 twungurana byinshi cyane bitandukanye bitwubaka mu buryo bw'ubugingo kugira ngo tubashe gukora icyo Imana ishaka nyirizina. Rero nubundi murasuzwa na mugenzi wanyu ubwoko bw'Imana cyangwa God's people, yego Anastase Sibomana, turimo kurebera hamwe nyirizina amateka anyura muri kino kiganiro tumenye amateka mwiyobokamana, ariho turimo kureba nubundi amateka yaranze itariki ya 8 z'ukwezi kwa kabiri mu mateka yatambutse mu isi mu by'iyobokamana. Twongera twibukiranya nubundi kandi tunabwira nawe mushyashya kuri uyu murongo wa Irera TV1 yuko intego yacu ari kumenyekanisha ukuri kw'ijambo ry'Imana uko riri, ndetse by'umwihariko tumenyekanisha inzira yo kurijya mu bwami bw'Imana. Rero nyirizina niho usanga twebwe nk'ubwoko bw'Imana cyangwa God's people, niho usanga duterwa ishyaka no kwiga ijambo ry'Imana, cyangwa umunezero wacu, ibyishimo byacu, akanyamuneza kacu karaturuka mu kunguka ibyinshi cyane tutari tuzi icyo Imana ishaka yuko twakora tubibonye mu ijambo ry'Imana nk'uko tubisanga mu gitabo cya Bibiliya. Turebera hamwe incamake y'amateka yaranze iyi tariki ya 8 z'ukwezi kwa kabiri. Niho muri aya mateka turabonamo ishuri rikuru rya William na Maria ry'itsinda ry'abahamyaga ko bakora iby'Imana ishaka ry'Abangirikani. Kandi muri kino kiganiro tumenye amateka mwiyobokamana turasangamo intego yamwe mu mashuri yigisha Bibiliya. Yego nka God's people nk'ubwoko bw'Imana nyirizina nubundi, yego buri gihe buri hantu kuri buri gikorwa doza umutima ku by'iwacu mu ijuru. Niho usanga nubundi umuntu ikina hari igihe kirekire mu buzima bwe agatanga imbaraga n'ubutunzi ku bw'intego y'icyo kintu. Icyo kintu niyo Mana ye, cyangwa icyo kintu nicyo kiraza guhishura Imana ye nyirizina. Tutaragera kuri aya mateka yaranze itariki ku buryo burambuye, yaranze itariki ya 8 z'ukwezi kwa kabiri, niho dusanga nubundi nka God's people ibyo dusanga kuri murongo wa Irera TV1 ndetse no mu materaniro hirya no hino nk'ubwoko bw'Imana nka God's people, nk'ababyawe n'Imana tubiheshejwe no kwizera Yesu Kristo nk'umucunguzi w'ubugingo bwacu. Yego ibyo twiga ni ibyo by'agaciro kuri twebwe ndetse n'abagenzi bacu ndetse n'abazadukomokaho. Yego niyo mpamvu tudahwema kureba ku cyo Bibiliya ivuga, tukabona gufata umwanzuro w'icyo tugomba gukora n'icyo tugomba kureka nk'ab'Imana cyangwa nk'abene Imana. Yego ku buryo burambuye aya mateka n'ubundi yaranze iyi tariki ya 8 z'ukwezi kwa kabiri, niho turasanga ku ya 8 n'ubundi Gashyantare mu mwaka w'1693 ishuri rikuru rya William na Maria ryashinzwe i Williamsburg muri Virginia. Ubwo busanzwe ryari rigamije kwigisha itsinda ry'abahamyaga ko bakora iby'Imana ishaka b'Abangirikani. Nicyo kigo cya kabiri muri Amerika cya kera cyane, Harvard nicyo cya kera. Yego rero aya mateka twatangarijwe n'urubuga rwitwa christianitytoday.com. Ni byiza cyane yuko tureba ku mateka cyangwa ku byatambutse ku bigendanye n'iyobokamana kugira ngo tubashe kumenya aho duhagarara nk'abayoborwa n'umwuka w'Imana, tugira icyo twemeza n'icyo duhakana byemejwe n'icyo Bibiliya ibivugaho, dore ko igitabo cya Bibiliya ariho dusanga imvugo y'Imana yacu mu buryo bwuzuye hatariho kugoreka cyangwa ngo haboneke amagambo y'amahimbano. Tugiye kureba nyirizina turareba icyo Bibiliya ivuga kuri aya mateka tumaze kurebaho nk'uko twabibonye mu ncamake yuko turarebera hamwe intego yamwe mu mashuri yigisha Bibiliya. Niho turaza kubona hariho amashuri menshi cyane yigisha Bibiliya agiye atandukanye, ariko uzasanga aba bose bavuga yuko bize kandi bacengeye mu cyo Bibiliya ivuga, yego basohoka cyangwa basoza aya mashuri batavuga rumwe ku myitwarire cyangwa mu kubahiriza
icyo Bibiliya ibivugaho. Kubera iki? Niho uraza gusanga buri tsinda riba ririmo guhamya yuko bakora iby'Imana ishaka. Tugarutse hano mu Rwanda kugira ngo twifashishe tubigire nk'imfashanyigisho, dusanga hariho abadivantisite, hariho abakatolike, hariho abadeperi, hariho abangirikane, abametodiste, ariko uraza gusanga buri tsinda rifite ishuri riza gutorezamo abanyeshuri babo cyangwa bazaba abayobozi babo. Buri tsinda rifite amashuri yabo yihariye mu kwigisha Bibiliya. Kubera iki rero? Uraza gusanga uwasoje mu ishuri rimwe atari buze kujya kwigisha mu kindi kigo. Ahangaha dore impamvu biraza kubaho, nuko batari buze gutanga ibisobanuro bimwe, bari buze gutanga ibisobanuro bitandukanye kandi bigisha igitabo kimwe. Hariho impamvu nyinshi zigiye zitandukanye. Niho uraza gusanga umuntu washoje ishuri rya Bibiliya mu bakatolike ntabwo agiye muri ADEPR bamuha umwanya ngo yigishe cyangwa bamugire nk'umutumirwa. Habaye hari ubizi yuko bigenda bibaho, nawe waduha comment ukaduha imfashanyigisho. Cyangwa ugasanga nimba umudivantiste ashoje ishuri rye, ugasanga ntiyatumirwa mu bametodiste ngo ajye kwigishayo. Kubera iki? Buri tsinda cyangwa buri gace bagiye babasobanurira Bibiliya bagamije intego yabo runaka. Niho uraza gusanga n'amahame no kubahiriza icyo Bibiliya ivuga biraba bitandukanye. Ese ko buri tsinda ririmo kugaragaza yuko rifite imyemerere yaryo kandi barimo kwigisha igitabo kimwe cya Bibiliya, tuzi ko ariho dusanga imvugo y'Imana, mbese abo bantu bose bari mu kuri? Nimba Imana ari imwe irimo kuvuga mu byanditswe muri Bibiliya, kuki abayiga bo batarimo kuyivugaho rumwe? Abwo batarimo kuvuga rumwe bazahurira hamwe ariho ku Mana mu bwami bw'Imana? No, icyo cyaba ari ikinyoma. Ahubwo bitewe na buri tsinda icyo rirarikiye, niyo ntego bagira barimo kwigisha abanyeshuri babo cyangwa barimo gutoza abazaba abayobozi muri iryo tsinda ryabo. Niho uri buze gusanga buri tsinda riraza gutoza abaryo bitewe n'icyo bararikiye n'icyo bagamije kugeraho, nyirizina batagambiriye kugera ku cy'Imana yo yavuze. Kuko buri tsinda ribaye ririmo kumenyesha abanyeshuri baryo icyo Bibiliya ivuga cyangwa icyo Imana yavuze mu byanditswe muri Bibiliya, bose ntabwo baba batandukanye kandi bose ntabwo bagongana mu myitwarire no mu myizerere, ariko uraza gusanga batandukanye kubera ko intego zabo zitandukanye. Rero ntabwo barimo kugaragara mu kuri kw'ijambo ry'Imana nk'uko biri. Niyo haba harimo urimo kugendera mu murongo wa nyawo, abandi baraza bose bamurwanya kuko batarimo kubyumvaho kimwe. Ariko bwoko bw'Imana, God's people, aho uherereye hirya no hino, icyo waba urimo gukora cyose, reba icyo Imana yavuze mu byanditswe, wireba itsinda runaka icyo ririmo kuvuga. N'urimo kukwigisha Bibiliya, reba ibyo arimo kukwigisha, nimba atarimo kuvuguruza icyo Imana yavuze mu byanditswe mu gitabo cya Bibiliya. Niho tugiye kureba nyirizina mu rwandiko rwa Petero ibice bibiri, rwa kabiri rwa Petero ibice bibiri umurongo wa 3, niho havuga ngo kandi irari ryabo rizabatera gushaka indamu kuri mwe bababwiye amagambo y'amahimbano, ariko iteka baciriweho uhereye kera ntirizatsinda, no kurimbuka kwabo ni guhunikira. Ijambo rirakomeza ritwereka cyangwa riduhishurira yuko irari rya buri tsinda ritagamije kumvira icyo Bibiliya ivuga cyangwa hariho kugoreka Bibiliya. Barimo kutwereka cyangwa ijambo ry'Imana riratwereka yuko irari ryabo ari ryo rirabatera kugoreka cyangwa kuzana amagambo y'amahimbano. Rero buri tsinda nimba ririmo kwigisha ibyaryo n'irindi ryaryo, byumvikane nimba imyizerere yabo atari imwe n'imyitwarire atari imwe, byumvikane ko buri tsinda ryakagombye kuba rifite Imana yaryo, cyangwa buri tsinda ryakagombye kuba rifite ijuru ryaryo rizajyanamo abizeye muri ubwo buryo bonyine. Yego, kuko uvuze ngo ririya tsinda na ririya rindi na ririya tuzi ati bose barajya ahantu hamwe, icyo cyo cyaba ari ikinyoma. Babaye bajya ahantu hamwe bahuza inzira bakanayivugaho kimwe, bakanavuga imyizerere imwe n'imyitwarire ikaba imwe, ariko mu gihe itandukanye
byumvikane buri tsinda rifite imana yaryo bizeye, bafite imana yabo yabahaye kondisiyo iyi n'iyi. Rero wowe urimo kugendera ku cyo Bibiliya ivuga cyangwa irimo gusaba yuko wakubahiriza, hari ibyo ugenderaho utarebye ku itsinda runaka icyo ririmo kuvuga, kuko uraza gusanga buri tsinda ririmo kugongana n'icyo Bibiliya ivuga, hari irari ryabo ribarimo ryabateye gukora ibyo ngibyo. Niho uraza gusanga benshi barimo kuganisha ku by'isi kugira ngo bunguke byinshi cyane mu by'isi, ugasanga n'intumbero barimo kureba ku by'isi aho kugira ngo baganishe mu gusobanurira abantu byimbitse ku nzira baganisha mu bwami bw'Imana. Niho rero ijambo ryeruye rivuga ngo irari ryabo niryo rirabatera kubabwira amagambo y'amahimbano cyangwa kubashakaho indamu. Yego, shaka indamu bababwira amagambo y'amahimbano ataboneka. Ariko Bibiliya yeruye yuko abo ngabo bamaze gucirwaho iteka, aba ngabo bamaze kugira gute, ijambo ryerekanye yuko bamaze gucirwaho iteka kandi bamaze no kwinjira mu nzira ibajyana mu kurimbuka cyangwa mu kubarimbura nyirizina. Dukomeze turebe icyo ijambo ry'Imana ribivugaho mu rwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Timoteyo ibice 6:9 kugera ku 11, ariho amubwira ati kuko abifuza kuba abatunzi bagwa mu moshya no mu mutego no mu irari ryinshi ry'ubupfu ryangiza rikaroha abantu mu bibahanebereza bikabarimbuza. Kuko gukunda imiya ari umuzi w'ibibi byose, hariho abantu bamwe bazirarikiye barayoba, bava mu byo kwizera bihandisha imibabaro myinshi. Ariko weho muntu w'Imana ujye uhunga ibyo. Wowe God's people, wowe bwoko bw'Imana, wowe w'Imana ujye uhunga ibyo, ahubwo ukurikize gukiranuka, kubaha Imana, kwizera, urukundo, kwihangana n'ubugwaneza. Reba icyo Bibiliya ivuga aba ari cyo kora, nicyo turimo kurebera hamwe nka God's people, aho twarebaga nyirizina intego yamwe mu mashuri yigisha Bibiliya. Ntabwo bose ariko bagamije kugira ngo bayobore abantu mu gukora iby'Imana ishaka, ahubwo bamwe baraza kubikora bagira ngo babone uko baforoma abantu, babone uko bayobora abantu mu nyigisho iraza guhuza n'icyo bararikiye, n'icyo bagamije kugeraho. Harimo indamu mbi, harimo kugoreka amagambo kugira ngo babone indamu mbi, harimo kuvuga amagambo y'amahimbano ataboneka mu byanditswe kugira ngo babone indamu mbi kubo bayoboye cyangwa bashumbye. Yego God's people, ndabashimiye ko mudahwema kubana natwe. Uri mushyashya kuri uyu murongo, ndagusaba kugira ngo ukore subscribe tujye duhorana kuri Irera TV1 buri munsi. Rero buri gihe, buri hantu, kuri buri gikorwa tujye duhoza umutima ku by'iwacu mu ijuru mu bwoko bw'Imana, nka God's people, nka bene Imana, nk'abakiranutsi, nk'abizeye Yesu Kristo mwami n'umukiza mu bugingo bwacu, tukaba tuyoborwa n'umwuka w'Imana. Yego, ndabashimiye, murakoze cyane. Amahoro y'Imana n'ubuntu bw'Imana bigwire muri mwe, mubiheshejwe no kumenya Imana na Yesu umwami wacu. Murakoze cyane.